bongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe abakunzi ba CNT ara Kongosha. Tunabashimira abakoze subscribe na share na comment ndetse na like. Turabibashimiye mwese ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tubahaye ikaze nanone ku munsi wa none mu makuru yacu ya none cyangwa se mu biganiro byacu za none. Uyu munsi ko murabona ko ntari njyenyine ndi kumwe n'umushitsi araza kubibwira, umutumirwa mwiza, umusore w'uburanga ko muramubona aha ngaha, ariko simuvugaho byinshi, wenyine araza kwivuga kugira ngo tuje mu kiganiro gisanzwe. Uyu munsi wa none turabaganirira kuzaranze iwacu cyangwa se turabakumbuza iwacu, natwe ubwacu kubera ko tuhakumbuye, niyo mpamvu tugiye kuhabakumbuza. Ikaze muvandimwe kuri CNT ara Kongosha. Murakoze cyane. Wakwibwira abadukurikiye kubera ko batakuzi kugira ngo bakumenye ahasigaye tubone kuganira. Ku mazina banita Gatabaye Merci, umwega ndabishwa basinzira, ubwo ni Minembwe ariko kuzi. Urakoze cyane, yivuze nk'umunyamurenge kabisa, ariko hari akandi usize, uri umunyamurenge, uri umutero, ariko uburanga bwawe bwonyine bugaragaza uriwe, nako wakavuga kugira ngo abantu babimenye. Ndatekereza ko ndi umunyamurenge uje amategeko yose, kuvuga ngo ntabwo turi ubwoko twese twari hano turi abanyamurenge kabisa. Arakoze cyane, muramwiyumviye, avuze ko ari umusore wo kukisiba, aho ni mu Minembwe. Ese Minembwe, reka tutangire tuganira. Minembwe, ikaze hano kuri CNT ara Kongosha. Mu Minembwe ni commune, ni territoire, ni zone, ni iki? Kuvuga ngo murakoze ku ikaze mu duhaye. Avuga cyane kugira ngo abantu. Minembwe no kuvuga ngo ni commune. Ni commune, ariko abandi banyamahanga nyine banze kuyiproklama, ariko kandi twebwe tuyifata kuko ari commune banyiranye. Ni ukuvuga ngo turi abaturage ba Minembwe kandi commune yaremewe. N'ubu ngubu hariho abagabo benshi bayivyemeje babisinyije. Ni ukuvuga ngo ni commune yuzuye amategeko yose yayujuje. Okay, urakoze cyane. Tubwiye ko Minembwe ari commune. Ubushize twagiye tubona ku social media bavuga ko ari territoire. Zose zaba ari zo cyangwa atakubizi. Ni ukuvuga ngo territoire nabakomeje kubivuga nyine ubuyobozi, ariko kandi kuvuga ngo ubuyobozi turabyemeza, ariko hari igihe bizemezwa nabyo bigasinywa. Ni ukuvuga ngo ubu yacari commune, Minembwe ni commune, ni ukuvuga ngo niyo bemeje. Urakoze cyane, umusore wo muri commune Minembwe. Nagira ngo mbaze ikindi kibazo kugira ngo dukomeze. Umunsi batanga commune wumvishije umerewe? Twagize ibyishimo birenze, twumvise ari ibintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo umunsi yabaye commune, abantu bose ari abakuru ari abatoya barabyishimiye kandi barabyakiriye baguwe neza, kubera ko yari centre, ariko kandi ku munsi babishizeho kuko ari commune, abantu bose bumvise ibyishimo bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo habaye umunsi wo guserebura nyine w'ibyishimo. Urakoze cyane, avuze neza cyane, ati twarishimye ndetse turaserebura. Kandi wewe uri wo muri commune hagati gakukiziba kuriyaga neza, niho muri centre ya commune. Aho hara inyuma yuko baduhaye commune cyangwa se nyuma yuko batanze commune mu Minembwe, nyuma haje irindi tangazo cyangwa se indi video ivuguruza bavuga ko commune bayanire. Uwo munsi wowe wumvishije gute? Ni ukuvuga ngo buriya ubuyobozi bwa FARDC ari bo basirikare ba Kongo mbese babiciyemo babyanga nyine babyangirira. Twebwe nyine nk'abaturage abanyamurenge bose muri rusange babyishimiye, ariko kandi uburyo bwacu bw'abayobozi babashije kubyangirira cyane bama kubigwanya. Ubu ngubu barabyemeje, ni commune kabisa irahagaze ndetse irajya mu madego neza centre. Urakoze cyane, twagiye tubona ndetse na ofisi ibiro bikuru bya commune. Nyuma ya commune ubushize ejo bundi uwahoze ayoboye commune Minembwe ariwe nyakubahwa Gadi Mukiza Nzabinesha, ubu ntakiri burugumestre wa commune, ubu ni vice gouverneur. None we twumva ko tugiye kubona ahubwo kapitale cyangwa itanabaye kapitale yo province, ko twabonye vice gouverneur kandi tudafite province, atari Minembwe atari province. Ni ukuvuga ngo hamaze kuboneka commune, hamye kuba ubundi butsinzi bwo kutuzamurira abayobozi mu bwoko bwacu. Ka burugumestre wacu wari uyoboye yari Mukiza Gadi Nzabinesha, ubu ngubu yabaye vice gouverneur. Ni ukuvuga ngo ni inde nsinzi twabonye, turabyakira tugubwa neza, abaturage barabyishimira, abantu bose bumva bafite ibindi byishimo kubona kuko mu buyobozi bwacu harimo abantu bagenda bazamuka. Ni ukuvuga n'ubundi nyuma yabwo
twiteguye n'ibindi byiza ni ukuvuga ngo izo ngibyo ni ibitangira ariko hari ibindi byiza imigambi baba badutegurira myiza tuzaserebura tukanezerwa dufite amahoro. Barakoze cyane uti hari n'ibindi baba bategura ubwo twizere ko Minembwe izoba province. Ni ukuvuga ngo izarenga province ibe capital. Ni ukuvuga ngo hariya hazaba capital ahandi hose hagende haba amateritware ama province ariko hari muri capital kubera ko Minembwe hajya kuziba niho hari ibitaro general ni ukuvuga ngo niho hari isoko nkuru ya gatanu ni ukuvuga ngo niho hari mbese kaminuza ikigo gikomeye cha university hajya kwa Dr. Lazare kiri hajya neza ukiziba uba hajya niyo centre niyo hari byiza byose ni ukuvuga ngo twe twiteguye ibyiza nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda ngo abandi bwoko ngo baratwanze ngo tubwire ubwoko dufite gusubira inyuma dufite kwitegura ibyiza gusa. Noneho arakandi kantu bibagiwe hariho na airport ni ukuvuga ngo airport ni ukuvuga ngo irahasanzwe twebwe dutuye gutya ni ukuvuga ngo ni 0 metre gushika mu kibuga cy'indege twebwe turi hafi nayo ni ukuvuga ngo n'abashyitsi bakaza baza bararaga iwanje bitegura kugenda baje za Bukavu ntihajya kukiziba neza sana niho hari ikibuga cy'indege gikuru ni ukuvuga ngo twiteguye no kucubaka province kaboneka province noneho n'abatakaza babyumva izoba yabonetse abantu bose bayibona ugazayirebera mu bikorwa noneho nibishatse niko bimeze kabisa. Urakoze cyane none niki ubu turi mu mahanga n'abasore benshi bari mu mahanga hari abatazumva kuko ubivuze hakabaho n'abandi babyumva niki wababwira noneho nkangurira urubyiruko rurino nuko twese twagira umugambi umwe wo gutaha iwacu kubera ko hano ni mu mahanga nubwo twabona utuzi nubwo twapagasa imiruho ni myinshi no ariko kandi tuba turi mu mahanga tuba turi iw'abandi iwacu ni Minembwe ni ukuvuga ngo niho twese tugomba guhurira tugataha jewe ufite icyifuzo cyo gutaha ni ukuvuga ngo nta muntu uzandangiriza muzumva gusa nahurutse mu Minembwe kubera ko ni iwacu tawuze urangisha gutaha buri wese aba afite ikintu kiri ku mutima we ni ukuvuga ngo naje ibyo mpatekereza ni ugutaha. Urakoze cyane usibye ko mu Minembwe ari iwanyu nguko wari ubivuze ngo uje iwawe ntarangirwa inzira ntawe uzonayikurangira koko hari usibye ko mu Minembwe ari iwanyu hari akandi kantu wowe barahasize ko uzatuma utekereza gutaha. Ni ukuvuga ngo hose ni ukuvuga niho biri iwacu byose niho ibintu byose biri ni ukuvuga ngo niho famille zacu ziri ababyeyi abana abadamu zose biri ruguru ni ukuvuga ngo ino gusa turi mu mahanga turi abashyitsi twaje kuza kuvizita tumenya amahanga kwiga y'ubwenge kugira ngo tuzagende dukora ibikorwa iwacu mu Minembwe ni ukuvuga ngo abari no bose bakomeze bashishikariza abantu kwiga kugira ngo bazashikane ibikorwa iriya bikomeye kugira ngo twubake igihugu cyacu ni ukuvuga ngo Kongo ni iwacu nta muntu n'umwe wahadukura kubera ko hariya abantu nubwo bavuga ngo abapfurera ababembe tuzabana batabikunze ndetse tugire nyine natwe ubwende gihugu kuko ni iwacu ntabwo tugomba kubisabisha ku bandi bantu ni ukuvuga ngo twese tugomba kuzotaha ababyumva tugataha tukajya kubaka ruguru. Aha none se waba ufite urugo hano muri Kenya? Ni ukuvuga ngo urugo ruri mu Minembwe Kiziba niho ruri kabisa ariko no wentura ni ukuvuga ngo sindaye abasore wewe wasize urugo mu Minembwe wentura abasore benshi bari kwibaza ngo ufite urugo n'umva jewe narusize mu Minembwe ngo rusange abandi bose bazoza bansanga abafite ingo yino nabo bazodusanga bazozamuka nubwo nyine bagize imyaka 2 3 4 irenga ariko nuvuga ngo nubundi bazavuga ngo iwacu ni he mu Minembwe abandi mu Marango abandi he bose bazoza dutahe. Urakoze cyane uvuze gutyo numva ko hari n'icyizere kuko na Mibunda yasenyutse izongera kubaka cyane kabisa no kuvuga ngo hariya nubundi abapfure bamaze kwihungamo ababembe bavuyeyo ubunyene igihugu usata amatongo kibuze gusaba cubaka ariko abantu bose nibataha bakikusanya bakongera bagahura bazacubaka igihugu ciza cyo kimwe na Minembwe kuri ituyemwe abaturage ni ukuvuga ngo indondo dufite icyizere ko kizaca mu muhanda bakayubaka ibintu byose bikagenda neza n'abagiye bahunga bazi no nyine bavuga ngo bahunze intambara nabo bazabona ibyiza batangira bazamuka bongere bubake ruguru mu Minembwe ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo twahunze ikindi ni ukuvuga ngo tuzataha twaje gushaka ubwenge kwiga ubumenyi hanyuma tuje kubaka ruguru. Murakoze cyane uvuze neza cyane none kubaze ni iki kintu cyane gikuruza ubona ubushitse mu Minembwe amahoro yarabaye cyangwa se tugiye gushaka amahoro niki cyane ubona wokora hari mu Madegu haba hari centre hari ibintu byose za Kinyozi n'amafarumasi n'amaduka atandukanye niki cyane we kandi hari akantu watubwiye uravuga ngo twaje kwiga ubumenyi
n'iki cyane umaze kubona ino wojana mu Minembwe k'iterambere? ni ukuvuga ngo hariya hari ibikorwa byinshi umuntu yakora, buriya uri iwanyu uba ufite mbese opportunity nyinshi, uba ufite inzu utishura, uba ufite mbese uburyo bwinshi. Hariya wakora na business ikaguka, abantu baba ari benshi, baba baguteje imbere ari bene wanyu n'andi moko. Ariko cyane cyane business hariya yakorwa neza cyane, yaba iy'ubucuruzi, yaba iyo korora, yaba iy'ubuhinzi. Iyo wakora yose ari business gusa kuko wayiteguje neza, yakuzarira umusaruro. Aha, urakoze cyane umutumirwa wacu. Turakomeza tukubaze nanone kubera ko twagutumiye kandi twifuza kugutegera cyane. Nagira ngo mbaze amoko twatuye mu Minembwe, dutuye turi amoko menshi. Kuko tubizi intambara yagiye igiraho ingaruka abantu benshi, ari abanyamurenge bagiriweho ingaruka, ari abafurero n'ababembe ndetse n'abanyindu bagiye bashukwa nyine muri bwa buryo bwabo, nabo byabagizeho ingaruka. Urumva niho bagwanya abanyamurenge kandi nibo bagwana n'abanyamurenge. Urabona ko amahoro abonetse ari ngombwa guturana nabo kandi ni ukuvuga ngo iyo habonetse ikintu cy'amahoro abantu bazasa nkaho bibagiwe bakababara, kuko iyo umuntu yamaze kumenya Imana azagira ikintu cy'imbabazi. Iyo umuntu adafite kubabarira ni ukuvuga ngo abataramenya Imana. Ariko iyo amahoro yabaye ni ukuvuga ngo amoko yose tuzabana, ari abapfurero, ari ababembe, mbese hari n'abashi, mbese n'ubu ngubu barahatuye mu Madebe. Ubu hari abashi bahari n'abapfurero bamwe na bamwe bagiye basigara. Ni ukuvuga ngo abahatuye babanye nk'abavandimwe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo bariya bagiye bahunga nibo bagiye bazana intambara batera ibitero mu Minembwe, nibo bazagira isoni zo kugaruka. Wenda abatarakoze ibibi bazagaruka, tubabarire, tubane, twongere dusabane, dukorane ibikorwa byose. Urakoze cyane. Ati kubabarira ni byiza cyane. Hari ubwoko wumva muri bo abogaruka mutazosaba kubana nabo? Jewe numva ko nta bwoko tutobana, kubera ko amoko yose yoba yaratwiciye, yoba yaratunyaze ibyacu, yoba yaratugiriye nabi, habe nabirirwa izivuga ngo mubabarire abanzi banyu. Ubwo tuzobabarira tubane, twibagirwe ibibi badukoreye, abatwiciye, abatunyaza amatungo n'ibiriya byose nyine ibintu ni ibirongo. Ariko kuba ubuzima bugihari, abantu bagihumeka, bazongera basabane, bashakisha ibintu nta kibazo. Ibintu ni ibintu by'ibirongo. Ntibagapfe kuvuga ka kanzi nabazavuga gusa ngo we munyarwanda, ndagira ngo niko kanzi. Ako kantu niko kantu bagomba gukura mu bitekerezo byabo, bakakibagirwa. Basoze bavuga kuko turi abakongomani, tuvuge kuko turi ubwoko kumwe n'ubwabo. Noneho bazabumva kuko ari abantu tutanagiranye ikibazo. Naho nibazana akajya ka ubaguzi, bazana ngo bakongomani banyumvikanaho. Ni ukuvuga ngo tuzumvikana n'abantu bashatse kugira amahoro. Abadashaka amahoro bagomba kuguma iyo ngiyo nyine, iyo bari mu mashamba. Urakoze cyane umutumirwa wacu, akoze neza cyane. Abakomeje kubikurikira ni kuri CNT Kongosha, ko murumva ko tuba dutegura Kongosha kandi twiteguye kuzayibamwo Minembwe nka teritware, Minembwe birashoboka province, Minembwe birashoboka capitale, zose birashoboka, hamwe n'abashaka amahoro. Nanone tugana ku musozo, umutumirwa wacu, mu buzima bwawe ni reka mpere kubaza kuri map wenda ya geography, mu buzima bwawe ni ikihe gihugu ukunda? Ni ukuvuga ngo ibihugu bya Afurika presque byinshi nubwo ntarabigeramo, ariko cyane cyane nkunda u Rwanda, ngakunda na Kenya. Hano ndi ni ukuvuga ngo ni igihugu cyiza kiduhaye kibamo mu mahoro, tunywa, tujya, tunabona n'icyo twohereza mu rugo cy'isabune. Ni ukuvuga ngo iki gihugu kiradukamiye nubwo nyine ari icy'abandi, ariko ngenda gikunda cyane cyane u Rwanda na Kongo yacu ariho twavukiye, ari cyo gihugu cyacu cy'amatongo. Ni ukuvuga Kongo nicyo gihugu cya mbere, hagakurikizaho Rwanda na Kenya gatatu. Naringize ngo uribagirwa Kongo kubera wenda ibintu birimo bitari byiza cyangwa se ibintu za politiki, ariko uvuze ko ukunda Kongo ari umubyeyi, ari igihugu cyatuzaye. Icya kabiri kiza ku mwanya mu Rwanda kubera ko cyacumbikiye abanyamurenge kanabaha n'ubumenyi. Ukavuga kandi cya Kenya kubera imikorere yaho kiradufasha, tukagira icyo turonka, tukaba twonokohereza n'abasigaye mu gihugu. Ibyo nibyo bintu bitatu. Naho kaha turi ubu baguhitishijemo kuja muri Kongo no kuja muri Amerika, uwo kwitora kuja? Ni ukuvuga ngo noja muri Kongo kubera ko muri Kongo ni iwacu. Muri Amerika nyine abantu baje guhaha ubumenyi, gushaka amafaranga, mbese finance yo kugira ngo bazubake igihugu cyangwa se kugira ngo bakize umuryango. Ariko kandi igihugu cawe ubarizwamo nibwo butunzi bwa mbere. Naho kuri bari muri Amerika bariho abandi n'abanyamahanga nabo. Ni ukuvuga ngo nabo bazava kuko n'ubundi iherezo no gutaha. Ni ukuvuga ngo hariya bari
nabo barakolonijwe n'abandi bwoko bw'abazungu, ariko iri iwacu bazaba bafite opportunité mbese n'uburenganzira bw'ikintu cyose kubera ko bari iwabo nta kizoba kibakanga na kimwe. Ni ukuvuga ngo iwacu niho hantu hambere ngomba kumva kuko ariho ngomba gutaha, ahandi hose hoza hanyuma. Arakoze cyane umutumirwa wacu Merci cyangwa se Ndatabaye mu izina ry'ikinyamurenge tuzi. Nagira ngo mbaze ikindi kibazo mu bijanye n'ibihugu, utubwiye ibihugu bitatu ukunda muri Afurika ndetse no muri Amerika, uvuze ko wohakundira gukora kuruta mu minembwe cyangwa se muri Kongo, ariko ariho hambere. Mu buzima busanzwe uri umusore, wavuze ko uri umupapa wubatse, ufite abana bangahe? Ni ukuvuga ngo ndi umupapa ndubatse, mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ni ukuvuga ngo bari mu minembwe nabo ntibatwigwaneho. Ni ukuvuga ngo umusore wanjye azahaguruka akavuga ngo ati ngo ahetse imbone wagiye ku rugamba. N'umwana ukiri muto, ni ukuvuga ngo niyo idoroje afite mu mutwe, kubera ko ariyo tere iri hariya mu minembwe, nicyo kintu cyagikora. Ni ukuvuga ngo ni ukwigwanaho, nuba nawe nitwigwaneho, nanjye twigwaneho hano, twese tuzafatikanya, bose n'abadamu n'abapapa n'abakecuru n'abasaza bose nibatwigwaneho. Urakoze cyane, uvuze neza cyane, ati n'umwana nawe ndetse ari kuvuga ko ari twigwaneho. Ese umwana wawe ko ari mutoya cyane, abantu bakuru batumva ibyatwigwaneho wababwira iki? Kuko uvuze ko umwana wawe ndibaza ko wenda ataragira imyaka 5 cyangwa 10, ari munsi y'iyo myaka. Umwana w'imyaka 3, 4 kuba yumva twigwaneho, ariko umugabo w'imyaka 60, 70, bamwe bari za Canada n'abandi basa n'abahazeyo, niki wababwira? Ni ukuvuga ngo twigwaneho ni ugushakira abaturage umutekano, mbese ni ukwigwanaho, gushaka amahoro arambye, kubera ko hari hakomeye kuba intambara nyinshi z'amoko menshi, abafurero ababembe baturwanya nyine kugira ngo tuve muri kiriya gihugu. Ariko kandi kubw'izina twigwaneho, ni ukwigwanaho kugira ngo uramire ubuzima bwa benshi, kugira ngo bareke kuta igihugu, kugira ngo bakivemo. Ni ukwigwanaho ushaka uburenganzira bwawe, ndetse n'abo mu gihugu bari abatuyeyo b'abanyamurenge ndetse n'andi moko menshi. Ariko ni ukuvuga ngo utarabyumva agomba kubyumva, kubera ko nutigwanaho ntabwo uri umunyamurenge cyo kimwe n'abandi. Umunyamurenge nyawe yumva ikibazo cyatwigwaneho, akumva kuko nawe agomba guharanira kukigwanira, akaba twigwaneho yo mu maraso, mu bikorwa ndetse no kuri telefizikali akabikora. Ni ukuvuga ngo tugomba kwigwanaho twese, aba mama n'abapapa bose, abantu bose bari hariya muri kiriya gihugu. Hariho n'akandi ndetse baza bongeraho ngo ni ukwikura mu gasuzuguro. Tugana ku musozo rero, umwana wawe iyo aguhamagaye ati papa ndi twigwaneho, tuzi kumbura gutaha? Ni ukuvuga ngo jewe isaha n'isaha nagenda, kubera ko igihe naje mbitekerejeho, hanyuma no kugenda nabyo bifite igihe. Ni ukuvuga ngo hano turabashitse, tuzatambuka, tuzagenda. Ni ukuvuga ngo aho cyane cyane batwiteguye ni mu minembwe, ni iwacu, ni ibintu byose biri gukorerwa, no gukumbura turakumbura, kubera ko niho hari ibintu byose. Urakoze cyane umutumirwa wacu, ati twese twigwaneho kandi niwo mwambaro tugomba kwambara. No nagira ngo kubaze tugana ku musozo, niki cyane cyane uzi kumbura mu minembwe? Hariho nk'ibiterane, hariho kurema gatanu, hariho ahantu gusuhurika mu biraro, niki cyane cyane uzi kumbura? Ni ukuvuga ngo hariya mu minembwe cyane cyane umuntu akumbura abaturage bariyo, agakumbura na kiriya gihugu kuko ni cyiza, kibamwo nyine imisozi, umuntu aratembera kumva yisanzuye, nta kibazo nta kiguhungabanya. Iyo ugenda umusozi uzawumva umanutse, uzamutse, mbese nayo n'indi siporo. Abantu tibasaza vuba, abatuye hariya bose bazaboneka nk'aho ari abasore kandi bashaka, kubera kugenda ingendo z'amaguru, tibatega tibagira gute, ibo bimenyereza gukoresha ingendo z'amaguru. Ino mu mahanga urabona buri kanya no gutega, turatega amamodoka tugira gute, ahantu hose tugendesha ibirenge gake. Ariko iri ni ukuvuga ngo ni igihugu cyiza kibamwo akayaga keza, izuba ryiza ndetse n'imvura, ibikorwa biba biriho byinshi, ukumva n'abantu benshi baba babyishimiye nko guhinga, kugira gute, ibintu byinshi nyine. Ariko cyane cyane ikintu umuntu agakumbura ni uko ari mu gihugu cyacu kirimo abaturage. Urakoze cyane, wakoze cyane kutwitaba. Reka tuguhe umunota umwe cyangwa se amasegonde kugira ngo ugire ubutumwa ugeneye abadukurikira, ndetse ugenere n'abanyamurenge bari mu mahanga kugira ngo bumve icyo bagomba gukora. Ni ukuvuga ngo
icyo nababwira bene data badutegera ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ugukunda ubwoko, tukitanga mu bikorwa tukaba tubakorera tukabafasha mu gihe abantu nyine bagutakiye ngo babuze isabune cyangwa se umunyu, ni ukuvuga ngo ugagira icyo utanga muri finance y'amafaranga make ufite y'ubushobozi bwawe ukabibuka, ni ukuvuga ngo kurya nawe uba ukunze ubwoko, naho iyo banagutakiye tunagira icyo utanga ni ukuvuga ngo tuba ugaragaza urukundo. Ariko icyo nagusaba aho uri uzoza utanga udufaranga dukeya cyangwa se ugire nawe icyo ushigikira kugira ngo Imana nawe izakikwibukira, kubera ko hano mu mahanga ntabwo ari ukutamporiza igihe kugira ngo kigume gitambuke. Twaje hano kugira ngo dufashe dushigikira abari iriya ruguru mu buryo bw'ubushobozi ndetse no mu buryo bw'ubwenge. Waza utanga inama yawe ikubaka abari iriya bagakomeza bakagira intege, ni ukuvuga ngo udaciye amagambo mabi yo guca intege abantu bari iriya cyangwa se babwira amagambo yo kubaca imitima, ukaza ubabwira amagambo abakomeza mu buryo bw'ubuhanga uzi wize, ukagenda ubahumuriza buke buke mu bibazo bari bucamo. Turabizi kuko hari abatakaje ababo, ukabashigikira ukabakomeza mu mitima yabo kugira ngo bakomeze bahumurike. Rero icyo nakubwira, ubwenge ufite bwose cyangwa se ubushobozi bwose cyangwa se mbese vizi ufite zose, uzuzirikana iwanyu wahasize, uhatekereze kandi unahakunde. Urakoze cyane. Urakoze cyane umutumirwa wacu, ati dukomeze tuzirikane iwacu, dutange n'imisanzu yo gutabara abandi, tugire icyo dukoze kubw'ubuzima bw'abandi bazotwibukiraho. Wakoze cyane kutwitaba. Ni kuri CNTR, utarakora subscribe twamusaba kuyikora kugira ngo dukomeze dukurikirane mu biganiro byacu ndetse tubazane n'abatumirwa batandukanye. Mukomeze mugira amahoro. Wagize neza kutwitaba, wakoze cyane. Murakoze namwe.